Tugira ngo rero tubwire abantu bose kabisa abantu mu Rugarama hano ku muhanda wo hepfo mbabwira yuko kabisa umuhanda wacu umeze fresh kabisa. Imodoka ya mbere kaba yawugeza ko ari imodoka ifite plaque ngiye kuba babwira kabisa ibintu byose ni fresh. Yes. Akaba ari imodoka kabisa ari imodoka akaba ari imodoka ihutashe kabisa byose bikaba bimeze fresh. Aha ngangira ngo ko ari kwa Dekis uri rwa rugo rwe ugatambika ugenda ugahita ukata hirya hariya kongera ukagenda ugahita wongera ukagorobye ukagenda ukajya ku mafisa se mu mafisa se we ngibi rero ngibyo twaharaniraga kandi ngibi kandi bizagenda neza. Yes. Ubuse mu niki kintu mwarenzaho koko mwabana mwe koko niki mwarenzaho niki ngiyo irarenze kwa mafisi ngiyo Yes, nkuko mubibona rero kabisa uyu muhanda wagomba kugera ngaho ugakomeza ukagenda hirya kuko hirya hariya hariyo abandi bantu batuye kandi ingo nyinshi cyane ariko byaje kugera ngaha umuhanda uza kuza gusibwa n'umwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu. Ariko uyu muhanda twabonye ko watangiye kugira akamaro kuko n'imyabiziga byatangiye kuhanyura. Tubona rero uyu muhanda ni umuhanda ushobora kuba uva ku muhanda munini ukaza ukinjira mu mudugudu wa Nyirabujari mu gice cyitwa cyo mu Rugarama hepfo, ariko n'umuhanda watangiye cyane cyane abaturage bo ariko abantu benshi batabyumva batazi neza yuko n'imodoka ishobora kuba yahanyura. Ariko uyu munsi kabisa amashyushyu ndetse n'ibindi bintu bisa n'ibyo ngibyo byashize kubera yuko imodoka kabisa zatangiye kuhanyura. Twari tugiye kuba tuganiriza abaturage bake bagiye babyibonera babonye ko byagenze kugira ngo batuganirize banatubwire ukuntu kabisa babibonye n'ukuntu babyakiri. Yes, bigaragara ko rero uyu muhanda kabisa uzagira akamaro kandi ukagira akamaro abaturage bahatuye. Niyo mpamvu rero tugiye kuba tuganira n'abaturage batuye muri quartier kugira ngo babone ko kabisa k'ibyo abantu bagiye bivugira ari byo. Yes, aha tugeze ni muri wa mudugudu n'umundi wa Nyirabujari mu gace kitwa mu Rugarama. Aba ni abantu bahagaze iruhande rw'imodoka. Imodoka ntago bazi ko yagira muri uyu mudugudu n'ubwa mbere byabaye kuva umuhanda wakorwa ni ibintu byiza cyane kabisa. Turabyishimiye rero tugiye kuba tuganiriza abantu hanga batubwira ukuntu bagiye babyakira. Yes, we mugabo we bakwitande. Ubundi je nitwa Munyendamutsa Roho Nidasi nkaba muri uyu mudugudu wo muri uyu muhanda hangaha. Va mu nzira abana. Tufite amatsiko ibyishimo se muri mudugudu wanyu bimeze bite? Ndabona hanga kabisa urabona ko kabisa iyi modoka batangiye kwipakira ahanga ya amakara agiye mu mujyi wa Kigali. Yes, abona ko ni ibintu byiza cyane bagumye kwa yavanyanga bakajyana ku muhanda ruguriya ku muhanda kure cyane ruguru cyane. Ariko kugira ngo tube tunaganiriza abantu bo muri uyu mudugudu batubwire ukuntu babyishimiye. Watubwiraga ngo witwa Munyendamutsa Roho Nidasi wabyakiriye utukibona imodoka yinjira ikaze kanakatiriho niko batubwiye ko yakatiye wa. Ibi bintu rwose ngiye byanshimishije cyane kuko uyu muhanda cyane uwitwa Nshimiyimana Dekis awukora abantu baramurwanyaga bavuga ngo ari kubatemera imirimo. Gira kurone kugira ngo bakomeze banapakire. Nkimara kubona ino modoka byahise bishimisha cyane bishimisha kuko nari mbaze kubona iyo modoka inyuze muri uwo muhanda kandi twe dufite ibibazo by'uko uwo muhanda utanyuramo imodoka mbega muri rusange. Ndagusa kugira ngo ugiye kugira ngo n'imodoka nayizemo neza kugira ngo batagira ngo turababeshya cyangwa akagira ngo wenda ni ifoto twafashe tutereka imbere y'abantu barabibona neza cyane kabisa ko barimo bapakiramo umuzigo ugiye kuvangaha muri uyu mudugudu cyane cyane bita mu Rugarama uwerekeza Kigali. Yego rero ndasubira navugaga ese niki kintu cyagushimisha nuko wabonye imodoka cyangwa nuko imodoka nta gusanzwe uyizi imodoka niki cyagushimisha? Ngiye imodoka nsanzwe nyizi nzibona kuri kaburimbo nzibona n'ahandi, ariko ikintu cyanshimishije cyane muri makeya nuko iyo modoka yanyuze muri uwo muhanda wakoraga uwo witwa Nshimiye yakoraga uwo muhanda kandi twe dufatikanyije n'uwo muhanda. Nicyo kintu cyanshimishije cyane. Ese imyaka yose ishize turi muri viziyo veni imyaka 20 yashize tuva kuva mwaka 2000 tuzi neza ko igihugu cyagifite iterambere kivuga ngo ni viziyo veni. Ese uyu muhanda kuki utari warakozwe na mbere hose kugira ngo mwe mubashe kubona umuhanda munyuramo no kubeshya ibyatewe n'iki? Simbizi cyane mbega uyu muhanda warakanuka kayira gato ariko kubera kubura umuntu umuhanda uwukoresha niyo mpamvu byabayeho icyo terambere ritaje mbega nyine ritaje kuko urabona cyane nk'aya makara bari gupakira hangaha tuba twayikoreye tukajyana ku muhanda hirya hariya. Kuva hano ujya ku muhanda harimo intera ingana gute kugira ngo twumve? Ni hanini cyane kuko harimo wenda nka kilometero wenda imwe. Kilometero nini cyane kabisa. Nka kilometero imwe wenda. Niki wabwira umuntu mu bantu barwanyaga ibyo bikorwa kuva umaze kubona imodoka igeze ahangaha bari bazi ko itahagera? Niki kintu wabwira uwo muntu niki kintu wabwira uwo muntu wabirwanyaga icyo bikorwa nk'ibi ngibi? Ntabo bantu babirwanyaga icyo gihe kugeza kuri iyi saha ntago umuntu yababona ahangaha ngo nibuze wenda igihe umuntu agira ukuntu abivuga kiriko niba hari n'abandi bantu rwose babasha kubaza bari hano. Iyi nkuru ndimo ndafata iraza guca kuri YouTube
kwano kurikirana urubuga rwawe rwitwa Impanga de Kiss. Ese umuntu uribona iyi nkuru niki kintu wamubwira abantu babirwanyaga, niki kintu wamubwira wamukangurira umaze kubona imodoka ibashe kugera anga kandi utabitekerezaga? Ahubwo ikintu nabwira n'abangaba wenda bari kubona nk'imodoka iri hano, nababwira kugira ngo tushakishe ukuntu uyu muhanda tuwongera ukaba mugari ku buryo n'imodoka ebyiri zishobora kugira gutya ugasanga zikabisikanamo kwa kundi imodoka zibisikana. Kandi ikindi cya kabiri, urabona hari umuntu utuye hari hagana hirya agashaka uburyo ki imodoka yahatambuka igasa ntikomeza hagana hirya igakomeza ntigarukire hariya hirya yakatiye kugira ngo yongere ikate gutya. Imodoka tukifuza ko zakomeza zigakata zikagenda zigakomeza iryiriye. Tuza ahangaha batubwiye yuko umuhanda ngo wakozwe ariko kaza kugira ahantu hakaza kugira umuntu uwuhinga. Ese nk'uwo muntu nicyo kintu wamubwira ukimara kubona imodoka igera ahangaha nk'umuntu wahinze umuhanda? N'uwo muntu rwose yawe yarakunze akaba ari hano, n'uwo muhanda aho kugira ngo awuhinge kuriya byatuma mbega umuntu bigira bisa ntaho nyine nawe yashyiramo ubushake kugira ngo ikintu cy'uwo muhanda nyine nawe akishyiremo ubashe kwiyongera kuwagura. Ngewe nicyo kintu nabasha kumubwira. Nakubwira ngo rero urakoze cyane Munyendamutse. Murakoze cyane rwose namwe. Hano ndahabona abana nabo ndabona bishimye cyane, sinzi n'imodoka bwa mbere bonye. Abana mumeze mute? Mwabonye imodoka? N'ubwa mbere mwayibonye? Musanzwe muyizi? Igira hino wewe umuhungu ndabona ari wowe uri gusubiza cyane. Ukimara kubona imodoka wabyakiriye gute, byagenze gute, niki kintu wabwira umuntu wo muri quartier utayibonye? Byagushimishije, byakubabaje, byagenze biti? Ikibazo byanshimishije. Ku ruhe rwego? Rwo hejuru. Umuntu wakoze uyu muhanda uri nk'umuntu uhemba ufite amafaranga wamuhemba iki? Namuhemba amafaranga. Vuga cyane kugira ngo bakumva ariko. Namuhemba amafaranga. Angahe? Nk'umuntu wakoze uyu muhanda kugira imodoka ibashe kugera ahangaha? Agera mu 10,000. Mu 10,000? Wowe nk'umwana ukayakora ukavuga ati ndakabisa ndayamuhaye. Yes. Aha. Hano natwe turi kumwe n'undi musa. No. Bakwitande. Dufashe kuko ibi bintu ni ngombwa na byagushimishije dufashe. No bitagushimishije byibore. Byashimishije ni Kavamanga Fulgence. Kanyavamanga Fulgence. Iyi modoka batubwiye ngo hanga ngo na modoka yajya muri quartier. Imyaka nk'ingahe ishize imodoka itajya hanga muri quartier? Imyaka ishize imodoka itajya muri quartier no bwa mbere nyibonye. Hashize imyaka myinshi cyane. Kuva tugeze n'ahanga hashize imyaka nka 15 17 ngaho. No bwa mbere twabona iyi modoka igeze ahangaha. Ariko se niki gituma imodoka itarahageraga? Ni umuhanda waburaga cyangwa n'ubushake bw'abaturage? N'ubuyobozi niki? Impamvu imodoka ibyatumaga igera ahangaha n'ubuyobozi twari dufite. Ubuyobozi bubi. Ntago uyu muhanda kuba warakozwe gutya, ahubwo twashimira umuntu witwa Nshimimana de Kiss, niwe waba warabigeze mu ruhare kugira ngo umuhanda uhagere. Ahubwo icyo twamusaba ni ikintu uko ahubwo yawe ukomeza aho wafungiye ugakomeza ukagenda ukigira imbere kugira ngo ya modoka itazajya garuka. Ubona ko yaje igaparikira hano, nabonye hano yari ayakatika katira mu murima, tugashaka ntukatirwa ya modoka izajya yabasha gukatiramo. Niki kintu wabwira umuntu? Nzi neza ko iyo igikorwa nk'iki gukorwa abakirwanya abagikikira nk'umuntu warwanyaga ibi bintu, niki kintu wamubwira? Ikintu umuntu namubwira, umuntu warwanyaga iki gikorwa ni icyacu twese, ni cya buri wese ni iterambere rimugeraho. Icyo namubwira nuko abona ko iterambere ryatugezeho nawe ryamugezeho, akareka ibyo yakoraga byose, akareka bigakomeza. Urana ko n'ubwa mbere ngiye naci hano nakare ngiye kushaka amazi, ndavuga ni n'ubwa mbere rwose imodoka iciye muri uyu muhanda ndayibonye iparitse hano. N'abantu hirya nababwiye nti hano hirya umuhanda wacu nubwo yahagaze mu nzira, ariko nabonye imodoka yahageze. Ariko cyo namubwira cyo nuko yabona ko ibyo yakora ari gukora atari byo, akareka tugakomeza. Niki kintu wabwira umuyobozi mu nzego za leta, mu nzego ku rwego rw'umurenge, urwego rw'akarere ndetse n'urwego rw'intara ku iki gikorwa cyakozwe? Niki kintu wamusaba kugira ngo abe yabafasha? Niba umuhanda urahagije, uracyari mutoya, ese mukeneye kugira ngo niki kintu ubuyobozi bwabafasha? Ikintu ubuyobozi bwadufasha rero cyane cyane usibye buno bwacu bwo hasi buturebera akaba ari bwo buturya butagira icyo butuvugira, ariko bwakatuvugiye. Yego. Ikintu bwo hejuru ubuyobozi bwacu bwadufasha nuko bwaza bukongera bukadufasha imbaraga, tukongera umuhanda ugakomeza ukagenda, naho abo hasi bo no kugira ngo upfe muri rusange kugira ngo banawuhagarike bo bagize bafitemo uruhare. Icyo twasaba no kugira ngo abo hejuru ubuyobozi bw'ejo bwaza bukagira ngo
butume dukomeza umuhanda tunawagure iterambere natwe ritugereho. urabona ko tudukara dusunitse gutya, urabona tuba tubonye abakiriya gutya tukabona amafaranga, ariko uyu muhanda udahari nta kuntu nanone wakura n'umukiriya ntaho mwahurira. nk'umuntu utuye muri iyi karitsiye kandi ubona ko ibikorwa by'iterambere bikomeje kuza bibasanga, ni iki wabwira undi muntu utuye mu yindi midugudu cyangwa se mu kandi kare cyangwa se no mu yindi mirenge? ikintu namubwira cyo umuntu utuye ahandi no hirya no hino utaragerwaho n'uyu muhanda akabona uri kubigenda umusatira, ntakarwanya ibyo bikorwa, ahubwo ajya ashishikariza abandi abatera imbaraga kugira ngo wa muhanda umugero cyagiye ryaterambere rimugereho. urakoze cyane kava amahanga. Urakoze cyane. Aha, nibyo rero nakomeje kugenda mbabwira iyi modoka yageze ngaha muri karitsiye, si uko abaturage bo muri karitsiye babonye imodoka bwa mbere, ahubwo urabona ko abantu bose bishimye kabisa. Ni umuntu waje aturutse, ntabwo twabashe ko umushoferi ngo tuganire, ariko nituza kumubona turaza kumuganiriza kugira ngo nawe atubwire ukuntu yaje gufata umwanzuro wo kuvuga ati nerekeje muri uyu muhanda, abona umuhanda rwose ari ubwa mbere agiye kuba awunyuzaho imodoka bwa mbere, cyangwa se niba arabizi cyangwa atarabizi. Gusa icyo twababwira cyo nuko kabisa amakuru yo kuri uru rubuga nakagaruka rwose, tubafitiye amakuru menshi kandi meza. Uyu mwaka ni akazi kenshi kandi keza, kandi neza ko bizagenda neza. Nababwira ngo mukomeze mukurikirane uru rubuga rwacu mukora subscribe, share na comment. Ciao. Twavugaga rero ahangaha twaba twakiriye umuntu waje asuwe ndetse na nyiri imodoka, mukaba mubona ko ari umuntu w'umumama, mubona ko rwose bimeze neza cyane, arimo amutegurira kugira ngo amubwire ati hano mu cyaro dufite byose kandi byiza, tumubwira ngo azagaruke kandi n'igihe rwose umudugudu wacu uragenwa. Bakwita nde mama? Mama Fisi. Amakuru dufite nuko iyi modoka yaje ikugendereye kandi ikabigendereye n'uyu mudugudu wose. Ese uyu muhanda ikibazo dufite ngo namatsiko dufite ngo umuhanda ngo ubwa mbere imodoka iwunyuzemo kuva wabaho? Umuhanda ni ubwa mbere kubera ko ukozwe vuba. Yego. Nubwo abaturage batabishakaga ariko byarabaye. Ariko imodoka si ubwa mbere nyibonye, ni umuvandimwe. Ariko ikintu cya mbere cyanshimishije nuko ntatanze amafaranga y'umuntu uri buyirindire ku muhanda kugeza tuganiriye kugeza atashye. Iyo iramuka uyu muhanda udahari, ahantu yakwisiga hangana gute uturutse ahangaha hano iwawe? Ni hafi kilometero irenda kuzura. Kilometero irenda kuzura. Hitwa kwa Nsenga. Ariko sinari kwizera ko wenda nta visi ryari kuba ryavuyemo, kandi ubona hasize nawe namuhembye. Nk'umuntu wakoze uyu muhanda uri nk'umuyobozi mu nzego za leta, ufite ubushobozi bwo guhemba no gushyigikira, wamukorera iki? Mbere na mbere nabanza nkamusabira kuwagurisha ku buryo imodoka ebyiri zanyuranamo. Ubundi kubera ko ari umwana mutoya, si n'umupapa, ni umwana w'urubyiruko, bigaragara ko inyungu za mbere ari twebwe zifitiye nk'ababyeyi, tujyana abana ku ishuri, tujya kubyara se. Ariko rwose ikintu cya mbere namusabira ni uko mu iterambere ryamugeraho, ndetse n'aho umuhanda abaturage bawugoniye bakanga ko akomeza kuwukora bakawusiba, bari ku muhanda ugatambuka tukagenderana n'iyindi midugudu. Nk'uko biragaragara ko uyu muhanda ari umuhanda nyabagendwa, kuko abantu baracaho, murababona abakurikiye urubuga rwacu, abakurikiye iyi video, murabona ko abantu benshi bakomeza kuza, arabazamuka abamanuka. Bigaragara ko aha hantu rwose kabisa hakenewe kugira ngo habeho imigenderanire n'imikoranire hagati y'umudugudu n'imidugudu muturanye. Ese ni iki kintu wabwira nk'umuntu urwanya igikorwa nk'iki ngiki? Igikorwa nk'iki ngiki wenda twe tuhaje vuba tuzi akamaro k'umuhanda. Igikorwa nk'iki ngiki ubundi nta nubwo kijya gikora umuntu umwe, kandi uwo mwana yawukoze ari umwe. Ni umwana witwa Nshimiye Dekisi. Ni umwana ubona ushaka iterambere, kuko ubu niba hari umuhanda n'umuriro kuwuhageza biba byoroshye. Rwose buri muntu wese wumva ko atuye, cyangwa se niyo yaba atanatuye ariko abasha guca ahantu hafunganye, kuko tubona amazi bigoranye, amagare ahagera bigoranye, kari akantu k'akayira k'ikime, natwe dufite abantu bakora bajya mu mujyi, byaradushimishije cyane. Nk'umuyobozi mu nzego za leta, umuyobozi w'umurenge cyangwa umuyobozi w'akarere cyangwa se umuyobozi w'intara, nabona iyi video niki kintu mwamusaba? Ikintu cya mbere twamusaba ni ukuba habaho mbere na mbere kumvisha buri muturage ko uyu muhanda wakomeza ukagera ku wundi mudugudu uko bari bawupimye, cyangwa se ahantu hashatse kuba nk'imbogamizi ari umuntu ufite ubushobozi yafasha uwo mwana, kuko twatekerezaga ko hari ahantu bigonga inzu, uwo muturage akaba yabona nk'isakariro, wenda twebwe nk'umudugudu tukamwubakira, bakamuha inzugi n'amabati.
aha nyuma y'iki gikorwa cy'uko tubashije kubona ko umuhanda utangiye gukoreshwa abantu urujya n'uruza ndetse n'ibinyabiziga bigatangira kunyuramo, niki kintu wabwira undi muntu uri mu mudugudu w'ahantu hataba umuhanda nk'uyu nguyu, niki kintu wamubwira cyangwa se niyo nama wamuha? inama ya mbere namuha, kuri wenda hari igihe umuntu abura ubushobozi mu maboko ariko ntakagire umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi urwanya ibikorwa by'iterambere abonye byamugezeho. Yego, murakoze cyane mu mafisi. Murakoze. Nkuko mubibona rero, murabona ko kabisa ahangaha hari abantu benshi cyane rwose kuba baje ko batazi imodoka baraziza, ahubwo ikibazo bibazaga imodoka yaje igera muri iyi karitsiye gute. Bigaragara ko ahantu hari gutera imbere, ahantu bari mu bikorwa byo kubaka byinshi cyane kabisa, ubona ko bafite akazoza keza. Ubwo rero nababwira ngo mukomeze mukurikirane ibikorwa byacu kuri shene, mbabwira ngo nakagaruka, kandi mbabwira ngo ibuka gukora subscribe, share, comment, nabyo no kudufasha kugira ngo turusheho gukora akazi kenshi kandi keza. Murakoze cyane.